bazahariwe hano muzamure. Haleluya! Tuzamure ibiganza n'abasaza n'abakecuru nimba byemewe tubikore cyane. Tuzamure cyane mu izina rya Yesu. Kandi mbwira mugenzi wangu uko uzamuye wikirize. Oya mubwire hari abatabwira yambwira ngo wikirize cyane ufite ijwi Imana yaguhaye ijwi ryo kuvuga. Haleluya! Haleluya! Ongera muzamure. Ngufite uwo mwana afite nasi afite ubugingo. Muzamure Bwana asifiwe sana. Noneho wowe bitekerezeho nurangiza uvuze induru uvuga ngo Mana ndagushukwa celebrate. Birumvikanye cyane iryo jwi ni ryo guserebra. Muzamure ibiganza. Haleluya! Esambre gana varileto. Uvugiriza Yesu akaruru bavani. Muzamure kandi muzamure kandi muzamure kandi Yesu. Ahera ko numva nuzuye ibyishimo by'Umwami Imana. Bango turumeye note. G yaratwimanye uwo Yesu ishuri n'ibihumbi kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye dushire impumu muzamure ibiganza byanyu hejuru iyo twibutse iyo neza yaratwimanye uwo Yesu ishuri ibihumbi kandi sibanga barabizi. Haleluya! Akubwire yakwimanye cyangwa Bata tukuvugisha Ngira mugenzi wangu umuriro w'Imana wake mu mutima wawe mu izina rya Yesu. Amen. Umuriro w'Imana wake. Washizemo sebenisi. Yaratwimanye uwo Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi ejo bundi yaraturamiye dushire impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza yaratwimanye uwo Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi ejo bundi yaraturamiye dushire impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza. Mukomera amashyi menshi cyane. Haleluya. Mubwire mugenzi wa mwicaranye ngo urabizi nanje yaranyimanye ejo bundi yaratwimanye ejo bundi. Kinumva indirimbo nyinshi. Yes, komeze muri note. Jega ndo muririmbyi w'umuvuga butumwa. Ntabwo ndo umuvuga butumwa muririmbyi, ahubwo ndo muririmbyi w'umuvuga butumwa. Indirimbo ni ijambo bashira mu njambo. Ikaba melody ariko no butumwa buri mu ndirimbo.
ijambo nyine ni amagambo. Ukabwira umuntu ukamubwira inama, ukamubwira ngo iki ni kibi, ni ikiganiro. Ijambo ry'Imana ni ikiganiro, ariko melody ni ijambo ry'Imana riri mu njyana. Tuvuga cyane amen. Amen. Wagize gutyo ngo amen. Amen. Hallelujah. Hano biremeye kuvuga cyane hallelujah. Amen. Imbaraga z'abantu zigeraho zidashobora, Uwiteka yerekana mu bushobozi bwose. Imbaraga z'abantu, imbaraga z'abantu zigeraho zidashobora, Uwiteka yerekana mu bushobozi bwose. Yivugira tugerageza kuko Imana ifasha, mugomore imigisha ubura uyigwiza. Tuvuge cyane ngo komanga umuntu mwegeranye mbwa ngo ubwo bunebwe bwawe simbushaka. Niba ufite umunebwe ntusige ubunebwe, ntusige ubunebwe. Niba wicaranye n'umuntu utari kuririmba, utari gufashwa, ushaka ahandi wicara, uwo muntu yanakuroga. Niba wicaranye n'umuntu akaba atari gukoma amashyi, atari kuririmbira Imana, imuka tuzamure ibiganza. Haleluya. Yivugiye ati ngerageza mwereke ko Imana ifasha, urugomore imigisha ubura uyigwiza. Suriza mugenzi wawe, imbaraga z'abantu, imbaraga z'abantu zigeraho zidashobora, Uwiteka yerekana mu bushobozi bwose. Hari imbaraga z'abadayimoni zirwanya amateraniro kandi zihoraho, zarwanye na Yesu. Wewe uri mutoya, zarwanye na Yesu. Amaze iminsi 40 mu butayu, umwana w'intama w'Imana watambwe ku bwacu. Satani aramanuka, haza atinyaga. Satani ntagira isoni kandi ntabwo ari umuntu woroheje. Adimo afa. Naho wowe yarakumazega, wowe yarakwishe, yarakurangije. Umva ariko umva ngo imbaraga z'abantu zigeraho zidashobora, noneho Uwiteka yerekana mu bushobozi bwose. Karabaye. Ndebera umuntu mu maso umurebe uvuga ati izo mbaraga z'Imana zakugezeho kweri, imbaraga zakugezeho cyangwa urataramye. Ariko muzi ko Imana igira imbaraga, nicyo jambo ngiye kuvuga uko ndi muri topic. Kandi jewe sinza ngiye ukunda arangije, murabunda arangije. Kubera ko iyo dutinze muravuga, mugira amagambo menshi cyane. Muzi abantu baza barondogora muri kanisa, murabazi. Muzi abantu baza bitokeza bagafata mikrofone. Timuri abantu beza, abantu umuntu nyine n'umuntu. Niyo mpamvu ndashaka kubatinda imbere mutamvuga. Kuragira ngo muroroshe muzamuvuga. Kuriya pasiteri mwana mu mazi wanyu mu masalo, arabakuvuga neza n'abakuvuga nabi, si mwisi se. Abantu topike mwe unda umuntu bivuze amagambo, umuntu bivuze uko muraza kuvuga wa konfi ngo yambaye ishati, use ko konfi yavyibushe cyane, warangaburiye
abantu bazamera. Agiye yaravuze ngo nguru waravyibushe nta faranga aza guha iki ntaza kwishurira inzu wese kuriya ngo yaza kwambara itisi ngo agashira ngo inkweto y'umweru wanguriye se ngo yaza kuba ngo iriya saha ngo yayiretse ngo isaha yanje wowe isaha yanje uzi narayiguriye abantu ibatinya gusa ngo ariko mbangutse ngo iwe ngo irafiyeri ngo cyo kujana n'umugore wiwe n'uwawe wasize uwawe arananiranye none mbangusazanye n'umugore we akaboko ku kandi uraho gusa. Abantu bazamapfa kuvuga ngo ese kuriya ngo binjiranye uwawe ari hehe basanga uwawe ari hehe niba ntafite bazamapfa kuvuga gusa ibintu gusaba. Ariko abantu yewe reka nsome hanyuma dukomeze. Abaheburayo 13 Abaheburayo 13 murongo wa 8 13 murongo wa 8 Abaheburayo. Haravuga ngo Yesu Kristo ko yararejo. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. N'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Yesu umwana w'Imana uko yarari kera uyu munsi mu gatatu itariki zingahe? 12 z'ukwa 10 2022 niko ari. Ikindi 2050 niko azaba ameze. Mwiro mwicaranye ngo Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi ko azahora. Iyo niyo topic mubwire cyane. Hari abantu bazaza mu ikanisa gusa bagasoma ntibazamenye ukuntu ibintu bigenze. Shiramo igisirimba gitoya ndirimbe. Urupfu rubabaje n'igikombe gisharira umusaraba w'isoni ibyo nibyo ndangishije. Urupfu rubabaje n'igikombe gisharira umusaraba w'isoni ibyo nibyo ndangishije. Yesu utigeze amenya icyaha wambaye ishusho y'icyaha. Tumuzamure ibiganza. Je munyaga wagomera Imana imbabazi. Yesu utigeze amenya icyaha Demunyaga wagomera Imana imbabazi. Yesu we shima ko wanyijije. Zamura Yesu we shima ko wanyijije. Yesu we shima ko wanyijije. Yesu we shima ko wanyijije. Yesu we tuvuga cyane ngo amen. Mfite ijambo rivuga ngo twongere kandi
twongere kandi duhereze Yesu agaciro, twongere kandi duhe Imana agaciro. Twatakarije Imana icyizere mu buryo bukomeye cyane n'iryo jambo. Twongere kandi imbaraga z'Imana tuzemere, kubera ko uko yari ari kera akora imirimo n'ibitangaza, uyu munsi aracakora. Yesu arakora. Abantu batakarije Imana icyizere burundu, naje narayitakarije, ntabwo nkiyitayeho. Icyizere Imana, imbaraga z'Imana yaremye ijuru n'isi ikarema umuntu, twayitakarije icyizere. Kandi Imana yacu yuzuye imbaraga n'ubushobozi bukomeye. Evangeliste Bizima, abantu batakarije Imana icyizere, ndabibabwira kandi murumva ari byo, kubera ko nta bushobozi tuyibonamo. Iyo aba twabonaga ubushobozi mu Mana, niyo twabanza kwirukira mbere y'ibindi byose. Umuntu azayirukira uwo abonamo ubushobozi. Izo murabizi, tuvuga cyane ngo amen. Iyi Mana twatakarije icyizere, umunsi umwe yagendanye n'Abisiraheli irabiyereka neza. Abisiraheli nasanze ari abantu bene abagabo badafite ubwenge. Abisiraheli nibo bantu ba mbere nabonye bafite ubwenge bukeya. Ariko muzi abantu kujana n'Imana mu butayu, barangiza Imana ikazibiyereka gutya, ikazijana igicu kikaba kingira izuba mu butayu. Ariko bari baratesereka none sinzi ukuntu bari bameze. Igicu kikabakingiriza ibyo bashatse, inyama zikaza zimanuka mu ijuru, inyama. Kandi Imana ntiziteka wenda ibingi n'inyama. Ariko Imana niyo ya mbere yakarangaga inyama mu ijuru ikazohereza mu butayu. Inyama ntabwo ari sukuma wiki yohereje inyama. Ariko ni sawa, tuvuga cyane ngo amen. Abamarayika bakazikaranga, Imana ikavuga ngo mwohereza abana baje mu butayu baticwa n'inzara. Imana ni umubyeyi. Bwira mugenzi wawe ngo Imana ni umubyeyi. Imana ni umubyeyi, irazohereza. None bareba ikababwira ngo mwebwe izo nyama mbahaye z'uyu munsi muzirye muzirangize, ndimuje guhunika kubera indagusambi yacu, indambi yacu. Bakavuga ngo niyenda birashoboka ko Imana yaduhaye inyama uyu munsi, ejo zoshika. Wumve cya cyizere cy'abantu zohinduka, ngo bakavana zimwe ngo bakazibika kugira ngo ejo biteganyirizaga byahozeho, tibitangiye uyu munsi byahozeho. Imana ikavuga ngo kubera ko mwiteganyirije ntabibabwiye, bagasanga zaboze. Hagera nijoro mu mwijima, mu butayu nta matara hano, uzamubona ari umwe, bakabakiriza inkingi y'umuriro kagenda bamurikira. Uko gana Abisiraheli bene abangaba sinzi ubwoko Imana yigeze kuvuga ngo aba timuza mugondo ijosi mwara, sinzi ukuntu bishawe. Imana yanyeretse gutyo noba mu narukundo rurutako yashenjaguwe kuka agakiza karatako Yesu yangishije. Uva nubwo yari Imana yahindutse umuntu, umugaragu w'imbata kugira ngo aducungure. Timwogera nka gutya tukareba. Abisiraheli bari ubwoko bugoye, ufite umutwe ufunze. Naringe kubabwira nabi, sinzi ukuntu bari bameze. Imana ibakora ibitangaza mu butayu, baragenda baridegenza. Ariko haba akantu bakibagirwa, bagatakariza Imana icyizere. None icyasekeje, bagera ku nyanja, inyanja itukura, mer rouge, baburaho baca. Bamavuga ngo turashize, bibagirwa bya biryo bariye mu butayu, barabyibagirwa.
ariko tuvuga cyane ngo amen. Barangije Imana icamo inyanja. Imana rero batetesheje kweli. Batetesheje barabajamo. Icamo inyanja gutyo barambuka. Kandi bambuka batari gutekereza bavuga ati nuko nyine wakagombye kubikora. Imana yacu irakomeye. Tuvuga cyane ngo amen. Tukuzamura ibiganza kubera ko n'ubu ngubu abantu bari kwibuka imirimo yabo. Sinzi ukuntu tumeze. Ubutumwa mfite jewe nubwo ngahinduka kofi. Ngahinduka. Ariko abantu dutinze mu makanisa, twarashize turaha gusa, nta mpinduka, nta imbaraga z'Imana ntizizigera zikora mu buzima bwacu. Tutarazigirira icyizere. Tutarazigirira icyizere. Uzasenga imyaka 40 utahe tuvuge ngo warasenze ariko nta mbaraga zizakora. Bamwe biringira abakomeye mu butegetsi, abandi biringira imiryango n'amafaranga, abandi biringira amagare n'amafarashi, ariko twe tuzengera Uwiteka Imana Data. Ukaba ufite so wanyu bene uyu nguyu wipanze neza, wihagije mu biribwa. Iyo ugize ikibazo uzutekereza Yesu. Oya, Yesu abaho se? Ntabaho. Iwanyu Yesu ntawe uhari, ntawe. Iwanje ntawe uhari. Iyo ntekereje ifaranga nzana manandikira bishop kamubwira ngo wambaye ku ifaranga, andikira Bizimana wambaye ku mafaranga. Urumva imbaraga zanje na icyizere ngifite Bizimana. Icyizere ngifite Bizimana. Nawe ngifite Imana. Twese wagira umuhungu wawe bene uyu ngumaze kuvyiruka wagiye muri Amerika, ukazoya muramza ungira umuhungu muri Amerika, abo bana bazopfa. Imana irafuha mu buryo butangaje. Umuntu yapfusha umwana wiwe gutya yiringiye, abantu ngo birashize aba agiye gupfa. Imana ikagaragaza ukuboko kwayo, akabaho kandi akabaho neza. Ibyo twishingikirijeho byose Imana izobikuraho. Ariko Imana ni gute twayifasha? Twese kandi sinkuvuze rero umugabo ati nawe urimo twese twiringiye ibintu. Hari ibyo twishingikirijeho. Mundebe cyangwa mureke kundeba ariko tubyishingikirijeho. Iyo umuntu agize abantu cyane twiringira ahantu n'ahantu n'ibintu, tukavuga ngo ubwo nagiye muri Amerika, ningera muri Amerika nibwo nzobaho. Oya, wiringiye Amerika ntiwiringiye Imana. Twiringiye uzamugira ikibazo gucwa muhamagara iso wanyu ukora nko muri leta, reka mvuge iwacu, kumva ko ari ufite imbaraga zo gukemura ibibazo. Twafashe icyizere cy'Imana cyarashize kandi Imana izobiduhanira. Dusakuze cyane tuvuge ngo amen. Tuvuge cyane haleluya. Yeah. Dufate icyizere cy'Imana tuyikigarurire. Muri kumva wa? Uvuga cyane ngo amen. Icyizere twaragitakarije Imana. Mbere y'ikindi cyose Imana twayishize inyuma. Iri inyuma. Muhaguruka. Ndashoje sinza ntinda. Tugiye gusenga Imana. De la ride for de shala. Gutinda siko kumva iryo jambo, wongera ugarura Imana icyizere. Ikigaragaza ko Imana wayigira icyizere icyambere nuko ihuye n'ibibazo cyangwa mu buzima bwawe bwa buri munsi, Imana ni ibanza mu buzima bwawe. Alo bani zalari bikosh kandi mbere yo kubyuka utera intambwe uravuga ngo Data ni wowe umurikiriza intambwe zanje, ukazizigama
kandi niwo shingiro ry'ubuzima, ugatera intambwe. Nta kindi nishingikirijeho, ni Yesu. Kubera iki Imana tuza tugira ngo niyaba Mose, tukibagiwe ko ari Imana idahinduka, Imana yacu uko yari ejo uyu munsi ni kwizahora. Uko Imana iyo tuyifashe tukayiha agaciro, nayo iziha agaciro zacu. Ugende wisuzume, utangirwe mu Mana, ni wowe ushobora byose, ni wowe ushobora byose, ni wowe. Tuve ubundi muri ubuzima, tuve muri teori tuje muri pratique. Pratique ni igaragaza urukundo dukunda umuntu. Pratique uko usabana n'Imana nizo bigaragaza kwikunda. Tuvuga cyane ngo amen. Imana twayitakarije icyizere, irabizi. Imana izi ko twayitakarije icyizere, kubera ari umubyeyi ihora itwiruka inyuma, naho wagiye nabi ikongera kandi ikagufasha kuba hafi, kubera ko ari umubyeyi. Ariko twebwe abantu twayitakarije icyizere, kandi mu rwego rwo hejuru rw'ikirenga. Fatira mugenzi wa mu biganza bibiri, dusenga Imana. Mufatane ibiganza, dusenga Imana, dusaba Imana imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Mana, duciye bugufi imbere yawe, zamura ijwi ryawe usenga Imana, ubwira Imana ngo Mana, imitekerereze yanjye ntabwo ijya gutekerezaho n'umunsi n'umwe. On des dizanara de vare de costa shalare de la de vare de la gemela kate. Duciye bugufi Imana, twamenye ko reka twongere tukugirire icyizere. Uri mukuru, waravuze ngo ijuru ribeho ribaho. Tanga ushime imirimo y'Imana yakoze, wigarura icyizere, wigarura icyizere, wigarura icyizere, wigarura icyizere. Zamura ijwi ryawe usengane n'uwo muntu ufashe, ubwira Imana ngo Mana, mu izina rya Yesu twongeye guca bugufi imbere yawe. Abicaye bahaguruke dusenga Imana. Niba utarwaye, tubwire Imana ngo Mana, duciye bugufi cyane imbere yawe, twongererwe kandi wongere utubabarire, wongere utugirire icyizere. Twagiye kutariko Mana nyiribihe, Mana nyiribihe, Mana nyiribihe, utubabarire, utubabarire, utubabarire ko twimitse ibigirwamana, twimitse ibigirwamana by'imiryango, twimitse ibigirwamana by'ababyeyi, twimitse ibigirwamana by'abana, twimitse ibigirwamana bitandukanye. Ariko senya, 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 senya mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Tuzamure ibiganza tuvuge cyane haleluya, 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 haleluya. Bwana asifiwe sana. Tugihagaze minota bampaye acaburamo nka 20, arabura nk'iminota 3 gusa ngo nsoze. Haleluya. Hari ibigirwamana twimitse, kandi ikigwamana tugira ngo ni ibingibi bibaje. Ikigwamana cyaba akazi kawe, cyaba ababyeyi bawe, cyaba umwana wawe. Ibyo ni ibigirwamana by'iki kinyejana. Ariko Imana ntabwo ishaka ko ari ikindi twishingikirizaho uretse kuri yo gusa. Iyo Mana twayikomera amashi. Tugiye gusenga muri iyo minota 3. Ndumva umwuka wo gusenga. Njyewe iyo ngeze mu materaniro umwuka mbwira ibyo ngomba gukora, kandi ibyo nkora sinza ngendera kuza abantu bashaka, nzagendera kuza Imana ishaka nkora. Tuvuge cyane ngo amen, tuvuge cyane ngo haleluya. Tugiye gusenga Imana, Imana nyiribihe yongere kandi itugirire icyizere natwe. Imana nayo yakuye icyizere ku bantu, ibakura icyizere. Niyo mpamvu ubona itagutuma, itagukoresha, kubera ko yagutakarije icyizere. Waragiye warapoteye. Iyo umuntu afite umuntu akoresha mu kazi akananirana, baramwirukana. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, mutima wanjye
mutima wanjye unezerwe mutima wanjye buri wese nazamura ibiganza byiwe turamye Imana, Imana ya Isiraheli. Unezerwe kubona amahoro amagambo yanjye amagambo yanjye atabameshi shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza mutima wanjye himbaza iyo Mana yo unezerwe kuko ndamahoro. tugukomeye amashyi menshi Yesu mwana w'Imana, izina ryawe ryubahwe. ndagira ngo dukore kino kintu gitoya gusa hanyuma dusoze. Haleluya. niba biza kugushobokera upfukame aho hantu uri, ushaka umwanya upfukame, hanyuma dusenga Imana. tangira ushaka ahantu upfukama uhapfukame, tubwire Imana ngo Mana wongere kandi utugirire icyizere cyaratakaye. wiyaranje ushaka ahantu upfukama, uwiyaranje uhashake, wiyaranje uhashake. kandi ibi bintu ndi kubabwira mutangire mu bishyire mu bikorwa, mutangire mugirire Imana icyizere cyarashize. zamura ijwi ryawe ubwire Imana ngo ngarura icyizere, ongera ungirire icyizere. dizalari de fosh kandi mezalari de sa sengali de otala de sakroti sikini lerizala koshalari de la centre. senga Imana ubwire Imana ngo Mana uyu munsi ciye bugufi kandi ola abrenizalari de kotati sevari del entrage bane odela ongera kandi ugire icyizere abamama, ongera ugire icyizere abapapa, ongera ugire icyizere abakobwa n'abahungu, ongera kandi ugire icyizere abashumba, ongera ugire icyizere abashumba, ongera ugire icyizere itorero mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. ongera kandi ni wowe utazubesha gusa, ongera kandi mu izina rya Yesu, ni wowe mubyeyi wacu Mana. ongera kandi utugire icyizere, twongere kandi dusubize ku murongo. rimwe na rimwe tuyoba inzira, adolari de sakari de sakari de sakari. urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami ko uri mu ruhande rwacu dushyigikiye kandi tugire neza. imbaraga zawe n'ukumera kwawe bana natwe, mukomere Imana amashyi menshi cyane. Imana izagushamisha.